uza gutuka Imana izamukubita, uza kuvuma Imana izamuvuma, uza kureba ijisho ribi azaba arebye mu mboni z'Imana. Ariko Mana we, ese iri jambo rikuryumva neza nshuti? Imana ikugize umugisha, ikugize ubwoko bukomeye. Ikibazo si urugamba duhagazemo, ikibazo si amagorwa duhagazemo, ahubwo ikibazo ni ukutizera. Nitwizera Imana iraduhindurira amazina, nitwizera Imana iraduhindurira amateka. Aburahamu yarayumviye imuhindurira izina, uwari Aburahamu yahindutse sekuru w'amahanga yose. Nawe Imana iye kukugira mukuru mu muryango wawe, muri karitsiye, mu kazi ukora, mu nzira urimo kunyuramo, mu mikorere urimo gukora, Imana iye kukuzamura. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Imana ibamera umugisha cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka kukubwira weho warenganye ko Imana ikugarutseho kandi ikugize umugisha. Abakwanze nukuri bagiye kukugarukira utabahamagaye, abakurwanyije bagiye kukwiyomaho, bagiye kukugira inshuti, bagiye kukugira umukunzi, kuko ariko Imana intumye ngo nze nkubwire uyu munsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari abakurebeye mu gihe bagiye kukubonera mu kindi, ibintu byarahindutse. Hari abagusekeye mu masaha ariko noneho bagiye kukubonera mu munsi. Imana igutabaye, Imana itugirire neza cyane. Ngo bari bazi ko butazacya ariko bwakeye, bari bazi ko butazira none bwije, bari bazi ko umwaka utazawurangiza none urarangiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dutangire n'isengesho dushima Imana, kuko Imana yambwiye ngo igiye kwandika ikintu, haleluya, ku buzima bwawe, ku mazina yawe, kizereka abanzi bawe, kizereka abagupinga, kizereka abagushidikanyaho ko hari Imana wasenze. Ni ukuri, niryo jambo Imana yambwiye. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, wera wa Isiraheli, ndagushimye kuri uyu mwanya mwiza nanone umpaye iyo kazi yo kuboneka kuri izi ndebera kure za Prophet Ezekiel TV. Mwami wanjye ururukuze kubana natwe, kandi buri umwe wese uza kumva ubutumwa tugiye gutambutsa, wadushoboje guhereza abantu bose, buze kugwa neza imitima yabo, kandi buze guhindura, buze kurema, buze gukingura, buze gusohoza amasezerano yawe kuri buri umwe wese, mu izina ryawe Yesu, amen, amen, amen. Murakoze cyane. Imana yacu iduhana umugisha kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Manje kubasuhuza ni ukuri, ndabasuhuje abantu barimo kunyumva, yaba bari mu Rwanda, yaba bari muri Kongo, yaba bari Uganda, yaba bari mu Burundi, yaba bari Zambia, yaba bari South Africa, yaba bari muri Amerika, Canada, Australia ndetse n'ahandi hose. Mana we, ndabasuhuje, ndabasuhuje, ndabakunda cyane. Abantu dusangiye ururimi rw'Ikinyarwanda, mbabwire ngo aho muri mwigurira akantu uyu munsi, Felicitation akumlange, ndabakunda cyane n'ukuri. Imana ibampera umugisha. Narinzanye ijambo rero nanone uyu munsi ryongera gukomeza ubuzima ibyari impagarara ndaruri gucamo, ngo utambuke wemye kandi rwose utegamaye, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana riboneka ahangaha mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni 12, turahera ku murongo waho wa 2 ndetse no wa 3. Dusome mu izina rya Yesu. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru. Haleluya. Yo, wahoranaga ubwoba ko bakuvumye, wahoranaga ubwoba ko wakennye, wahoranaga ubwoba ko bitazakunda, wahoranaga ubwoba ko bitazemera. Ijambo riravuze ngo haleluya, nguhinduye ubwoko bukomeye, ngugize umugisha, uzaba umugisha, icyo uzakoraho cyose kizaba umugisha. Iri ni isezerano hawe n'Imana muri iki gitondo, iri ni isezerano hawe n'Imana muri uku kwezi. Imana yavuze ngo umwaka utarahera, reka iguhereze isezerano, reka iguhereze umugisha. Akira uyu mugisha. Humura, uzagutuka Imana izamukubita,
uza kuvuma imana izamuvuma, uza kureba ijisho ribi azaba arebye mu mboni z'Imana. Ariko mana we, ese iri jambo rikuryumva neza nshuti, Imana ikugize umugisha, ikugize ubwoko bukomeye, iguhinduye. Haleluya. Urazi iyo uhuye n'umunyamugisha mugasuhuzanya cyangwa mukavugana gusa, ako kanya ugira umugisha. Ndabyibuka umunsi umwe nari ndimo ngenda, nifitiye urugendo nari mfite gukora, noneho nza guhura n'abantu Imana yankoresheje bagira umugisha ku bwanjye. Bambonye bahita batangira ati, pastor wigenda wirenganya, ngwino vayo, dukeneye kubona umugisha aguturutseho, dukeneye kuduhesha umugisha. Ni ukuri ndashima Imana ko ari inyamaboko, ndashima Imana ko ari inyembaraga, ndashima Imana ko ari ifite ububasha, ndashima Imana ko ari ifite urufunguzo, ndashima Imana ko ari itegetse umugisha ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Ndashima Imana ko ari izanye umugisha ku rubyaro rwawe, ndashima Imana ko ari ikinguye umugisha, haleluya, mu kazi kawe. Ndashima Imana ko ari izanye umugisha, haleluya, muri business zawe. Imana iravuze ngo iguhinduye umugisha, ugiye kuba umugisha, ibyo urakoraho byose biraba umugisha. Ese ahubwo urizeye imbaraga z'Imana? Ese ahubwo urizeye ugukora kw'Imana? Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi ngibi ni ibihe Aburahamu nawe yabayemo, abamo iwabo, haleluya, ari mu bapfumu basenga ibigirwamana. Imana iramubwira, Aburahamu haguruka, haleluya, ujye mu gihugu nzakwereka, haleluya. Icyo gihugu nzakwereka nzaguha umugisha, icyo gihugu nzakwereka nzaguha ubuzima, icyo gihugu nzakwereka nzaguteza imbere, nzaguhindurira amazina, haleluya. Jya muri Kanani, nawe akira Kanani yawe, uyu munsi akira Kanani yawe, iki gitondo akira Kanani yawe, uyu mugoroba akira Kanani yawe, uku kwezi akira Kanani yawe, uyu mwaka akira Kanani yawe. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko wagenda gufite intege nke, ko nta mugisha ufite. Hari abagenda bavuga, twewe inyatsi tumereye nabi, ntidukora ku mafaranga, ntidutunga amafaranga, ntitubana n'amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye uyu munsi, humura, za nyatsi zose zagukuweho mu izina rya Yesu. Komera, shikama, za ntege nkeya zose uyu munsi zagukuweho. Imana yazanye imbaraga ku buzima bwawe, Imana yazanye amavuta ku buzima bwawe, Imana yazanye umugisha mu cyerekezo urimo gucamo, Imana yaguhinduriye, haleluya, amazina, kuko ntabwo ukiri ya mazina asanzwe, ahubwo Imana yaguhaye amazina y'umugisha. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko Aburahamu nawe yahinduriwe izina, akiri iwabo, haleluya, akiri iwabo yitwaga Aburahamu. Ariko amaze kumvira Uwiteka, avuye i Harani iwabo, yahise ahindurirwa izina, yitwa sekuru w'amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, Imana nawe iguhinduriye izina. Ubaye nyiraguhirwa, ubaye mugisha, ubaye byishimo, ubaye mahoro, haleluya, ubaye gutera imbere, ubaye, haleluya, ubaye bose, ubaye umukire uhagarariye abandi, ubaye uwo kurengera abari barenganye. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Humura, komera, shikama. Uyu munsi akazi ugiye gukora urabona igitangaza cy'Imana. Iki cyumweru imirimo uzakora uzabona amashimwe akomeye, haleluya. Uku kwezi uzabona mu kuboko kw'Imana, kandi uyu mwaka uzabona mu ibidasanzwe. Imana ifite imbaraga, Imana ifite gukora kwinshi, Imana ifite ubutabazi, Imana ifite kurengera, kandi nawe ikugiriye neza. Ndagira ngo dufatikanye gusenga. Ese wumva gucitse intege? Wumva unaniwe se? Wumvaga hari ibigusubiza inyuma? Humura, hari Data wa twese. Muririmbyi yararirimbye ngo ni Data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, ni ukuri iminanirirwe yawe arayizi. Niyo mpamvu aje kugutabara atarebye ku ruhande, niyo mpamvu aje kukurengera yihuse cyane, haleluya, haleluya. Niyo mpamvu aje gusubiza intege mu bugingo bwawe. Isi itaramera amaboko, niko bimeze.
reka nkwifurize ibihe byiza cyane rero, reka nkwifurize umugisha w'Imana, reka nkwifurize igitangaza cy'Imana. Wowe uyu munsi Imana yongeye guhereza umugisha ukomeye cyane Imana yaguhaye, ni ukuramuka uri muzima. Imana yakurinze kuramuka ujya gereza, ikakurinda kuramuka ujya mu bitaro, ikakurinda kuramuka ujya kuburana, ikakurinda nawe wageze aho ngaho. Si uko yakwanze, ahubwo hari icyo ishaka kuvuganira nawe aho ngaho. Ndakubwira ko nawe umugisha w'Imana ukuzaho, naho waba uri muri gereza, naho waba uri mu rukiko, naho waba uri mu bitaro, Imana iraguha umugisha. Imana iguhaye umugisha wo gukira, Imana iguhaye umugisha wo kubohoka, Imana iguhaye umugisha wo gukora, Imana iguhaye umugisha ndetse w'abantu b'ingirakamaro, kuko ivanye indyarya mu buzima bwawe. Imana ikugiriye neza. Zamura kwizera dusenge. Yesu ashaka kukugirira neza, Yesu ashaka kugutabara, Yesu ashaka kukurengera, Yesu ashaka kukuneshereza urugamba rwose uhagazemo. Imana irakugirira neza, Imana iragutabaye, Imana irakurengera. Haleluya. Wowe zamura kwizera gusa, ibindi Imana iduhana umugisha. Ndashaka dusenge inshuti yanjye, ndashaka dusenge. Haleluya. Ndashaka duce bugufi mu mitima yacu. Ikibazo si urugamba duhagazemo, ikibazo si amagorwa duhagazemo, ahubwo ikibazo ni kutizera. Nitwizera Imana iraduhindurira amazina, nitwizera Imana iraduhindurira amateka. Aburahamu yarayumviye imuhindurira izina, uwo ari Aburahamu yahindutse sekuru w'amahanga yose. Nawe Imana iye kukugira mukuru mu muryango wawe, muri karitsiye, mu kazi ukora, mu nzira urimo kunyuramo, mu mikorere urimo gukora. Imana iye kukuzamura ikugire mukuru. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, ndagushimye kuri umugisha ku buzima bwacu, ndagushimye kuri igisubizo ku barwayi, ndagushimye kuri umunyembaraga ku banyantege, ndagushimye ko ari wewe utuzahuye kandi ukatugirira neza rwose. Data, tugushimiye umugisha uduhaye muri iki gitondo, tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe utugiriye. Turatuje, weho ntutuze. Ushyirwe hejuru nk'umwami wacu, ushyirwe hejuru nk'umutabazi wacu, kuko ushoboye byose. Uhereye none n'ibihe byose Yesu urakoze. Amena, amena. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, amahoro y'Imana atindane nawe. Niwifuza gusengana natwe by'umwihariko, biremewe, birashoboka. Dufite telefoni ihora iri onete, yaba ari WhatsApp, yaba ari uguhamagara, biremewe, birashoboka. Waduhamagara kuri 0788 3 2 5 2 3. Aho hantu hageze ubu tubonye, kandi utubonye ni ukuri, ni umugisha ku muntu wese wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'ubugingo bwe. Imana iduhana umugisha. Reka mbifurize umunsi mwiza aho bukeye, aho bwije mugire umugoroba mwiza, kandi mwese abari ku ishuri Imana ibaha ubwenge, Imana ibagurire, Imana ibagirire neza. Abari gucuruza Imana ibaha abakiriya, ni ukuri mucuruze mwunguke, mubone abakiriya benshi cyane. Abari guhinga ni ukuri Imana ibahereze kweza, Imana ibahereze umucyo, Imana ibahereze imvura y'umugisha. Yewe abagiye kuroba namwe muhure n'Imana, Imana ibagirire bibuke, Imana ibahereze umugisha rwose. Reka mvugane n'abamotari namwe, Imana ibiyereke, yirirwane namwe. Ni ukuri pe, ibarinde ibyatuma muhura na konterevasiyo, bahuze n'abakiriya rwose. Mujye muraterura mubona amaturo, Imana ibahereze iki yemwe, ibahereze amafaranga. Abashoferi Imana ibahereze kugubwa neza, namwe umugisha w'Imana ubazeho. Aho mwicaye mutwaye ibinyabiziga, mwuka w'Imana bajya imbere, mwuka w'Imana bashoboze kuyobora ibinyabiziga, ndetse n'abafite ingendo Imana igendane namwe. Mugende mugereyo amahoro kandi mugaruka ndi. Mwuka w'Imana ntabasige, mwuka w'Imana ntabajye kure, mwuka w'Imana atindane namwe. Buri umwe wese wumvishije iri sengesho rimubera akabando k'iminsi, rimubera inkingi, rimubera umushorera, kandi umugeza mu masezerano ye meza n'Imana. Abafite imyiteguro y'ubukwe mugire ubukwe bwiza, abafite ndetse ingorane Imana ibabera igisubizo muri ibyo byose. Reka mbabwire ngo shalom shalom, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi ubwiza ni neza y'Imana ikomeze ibazeho uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen.